amakuru y'uko coronavirus yandura uko ikwirakwizwa nuko dushaka kuyirinda natwe urubyiruko biratureba kubera yuko iyo wanduye coronavirus uko waba ungana kose hari amahirwe menshi yuko ushobora kuba wakira ariko hari n'ibyago bizanwa no kuba waragize ubwo wandura ubwo bwandu. Zimwe mu ngaruka nshobora kuba navuga waba uri urubyiruko cyangwa undi wari we wese ushobora kwandura coronavirus ni uko hari igihe runaka ushaka kumara rimwe uri muri izolema cyangwa se uri kindi bantu bakunze kwita karantine cyangwa se aho ugomba kuba utegereje gupimwa kugira ngo bamenye niba koko ufite ubwandu bwa coronavirus cyangwa se utabufite. Ikindi ni igihe ushobora kumara urwaye mu gihe waba waremejwe yuko ufite coronavirus. Igihe ushaka kumara urwaye nacyo kiri mu ngaruka zo gukerensa uburyo leta yashyizeho bwo kwirinda ndetse no gukumira ikwirakwizwa rya coronavirus. Iyi akaba ariyo mpamvu twese nk'urubyiruko dushishikarizwa gukomeza gukurikiza ingamba zashyizweho n'ubuyobozi bukuru bwa leta, harimo izashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'iziherutse gusohorwa muri primature cyangwa se izavuzwe na Minisitiri w'Intebe. Muri izi ngamba iyo ntago turi buzivuge zose ariko cyane cyane turibanda ku kugira isuku kenshi kandi neza, cyane cyane isuku yo gukaraba mu ntoki, hirindwa imico imwe n'imwe yo kugenda abantu bakorana mu biganza basuhuzanya. Ikindi ni ukuba dushishikarizwa twese kuguma mu rugo. Nubwo uri urubyiruko nanjye ni urubyiruko ntibivuze yuko COVID-19 itatugeraho n'ingaruka, yewe tukaba twagira n'ibyago by'uko ishobora kudutwarira ubuzima. Bityo twese nk'abitamuye reka twubahirize ingamba za leta nk'uko ibiteganya. Ntabwo bibereyeho inabi, bibereyeho twe kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwacu.